sinibaza ikibazo ufite. Ntabwo uzi ko ari inshuti ya Alain. Ibyo ntabwo bindeba kuba ari inshuti yiwe. Muzamutoze ikinyabupfura no kugira discipline byo kubaha abasanze s'il vous plaît. Turi kumvikana neza. Ariko ubundi babo urabona uyu mukobwa uzamugira umugore nta mashaga gafite ntabwo azakwicira. Ese kuri kwiriza muko ayo marara nk'ayingona n'indi yakeneye hano. Urabona ngo aririza. Hari nyokuri hano gufitiye impuhwe. Ariko nanjye namuwe naguteye. Hanyuma suri kundira amaso kugira ngo byende bite. Ese ufite ikihe kibazo? Ese ubwo ufite ikihe kibazo? Nta nubwo ushobora guhaga. Ese ko numva muvuganiye. Haguruka ugenda umuhoza amarira. Ndumva wamuvuganiye. Usi imisiri tuzayikora mu ryari. Babo. Nyampinga. Ayo magambo uri kwivugisha muwe. Ni ibiki wowe kutinjira? Siwe none. Banazimwinitsemo si gusa. Ubu ubonye umwanya nayo kumuvugaho n'isoni. Excuse me, ceceka aho ngaho. Suna n'isoni ufite muko. Ubonye umwanya wo kumuvugaho. None ndikubwize nk'ikigoryi ikimara ubu nawe guteza abagabo. Ngareba icyo yarashigaje no kwinyarira gusa akaninyaho. Alain. Yewe ngo bya kibazo arakirigata koko. Alain. Babo ibintu bintu byatumye bumva iwacu Rubavu munzana ngaho kugira ndebe ibintu. Hari wagushize mu kuzana abagore badashobotse undi akaza yasinze. Hari wagushize mu mugozi. Fata inzira usubire iwanyu irubavu. Usikire kuvuga gutyo ajya ese hari wahagukuye. Hari wagushyizemo umugozi ngo akuzana akugeze muri iyi nzu. Babo ambabari umukobwa wasinga mukubita nk'urushira umwe. Atanze agahenge. Nonzirika amaboko urabikora. Arani. Uvuye he? Uruza surinka. Ako si umukobwa bitebye. Ubu abantu baravuga nawe uvuge. We mwihorera umusazi niba ari kuvuga mwihorera komeza sari. Umva umusazi ni bene wanyu. Nawe se utangiye kunyubaho. Kubera inshinzi y'umukobwa. Umukobwa utinyuka tuka boyfriend w'ibitutsi bimeze gutya. Gusa umukobwa afite ikinyabupfura. Alain. Ni nukuzanye. Wasangiye nabande kumeze gutya. Ndebera none n'imyenda ukuntu yambaye ariko ale. Ariko n'ubundi cyane. Ndebera n'ukuntu bambaye imyenda. Ubu wasinze ku buryo n'imyenda kuyambara bikunanira. Yabuzwa n'iki se ko wagira ngo aho yarari bamaye amazi yitorosha avanzemo n'ibyuya by'ingagi banza. Mbega umukobwa ushira isoni. Uyu mukobwa aratinyuka agatuka nyirurugo. Nyirurugo ninde? Wanyweye fanta? Fanta se zisigaye zisindisha kuva rya. Ahubwo se buriya ale. Koko utambeshe. Ibintu byose babizanye cyangwa ariko suko wambaye. Yambaye gusa nyine yaje gushaka abagabo. So ngo ibyo ni ibintu agakwiye gutekereza. Uburirwa washyano. Nawe gumanga mbanze ndebe kufite ibintu byose. Wambaye. Baranunesha umutwe. Kambara amashari ninde ushinzwe hano wowe? Si umukobwa mwazami telefone ayitaye. Yesu. Mashe. Zibaho. Babo. Watuzishuye umukobwa wawe. Kutabihandura ingazi. Ngamva ukuntu inzu yose ayujije inzoga. Aramaze. N'umufuke. Ngende.
urukunuka nyine ngo zubije nyumvira niba ndi kunuka si Alain wari uri mu biki byose nifite amahoro urumva wari uri kumwe n'abandi urumva nanjye nabyangurishije urumva noneho ndagenda ndavuga ariko mbega mu diaspora we ariko noneho aba diaspora se kandi wabakuye urumva nyine hakuye umukobwa ari ninja uri kubibona ukuntu yambaye ntuse atambara gutya arago yaje gushaka abasore ntakaraye ndakaraye kawe se bro wabanje ugahangana n'urwo uriho ko narwo rutakoroheye hasi watuje aho ngiye kandi ndakunonye urumva rata niba yanyweye nawe wanyweye we wanyweye ibiki urabona ari muzima nese uwo magambo bafite none mwese mugiye kunteraniraho muri batatu urumva urabona uri kwatakana na Alain urabona uyu mukobwa yaje anatanyweye ubundi ko nari muzima ubundi wamubona uwo ntabwo twasangiye intunga urutoki bro intunga urutoki bro so nani so musinze bamujyane mu cyumba cyangwa mujyane muri dushe nibura nawe yasinze hano ari uko yasinze please mbabare mujyane mu cyumba nibura nari gukora ibingi bikuko yasinze none se wamujyanye mu cyumba ukamwitaho ako babo uyu mukobwa koko utambeshye uyu mukobwa urabona uzamushobora umukobwa ufite amarira angana gutya ibaze wowe wazashobora ze gutya ni wowe wazashobora nsohoke ugumemo ariko man nyine wowe wazagushobora nsohoke ugumemo Nyampinga aramuza ndikubona wita nkwaza ngo urumva izo mbaraga sura zifite nkukubita umutwe urumva izo mbaraga suzikura urumva nje ariko umugore yanesheje umutwe ariko umukobwa anesheje umutwe ngaba se mufate umugore agutesheje umutwe noye umugore agutesheje umutwe noye mu diaspora anesha umutwe koko we n'ubwonko buragiye burayaze inyiko by'amahoro byerekamo ngo byari rimwe se cyangwa wanazinamyemo ahubwo wanazikuryamisha umukobwa azamwigisha inyabupfura umukobwa akeneye icyo ubundi hano babu wamba baranga mukubita umukobwa umuntu afite ganzirika amaboko bitewe injereka mubwira ngiye kumukubita n'undi munsi wowe utazahazuka nangwarijo wifata winkoraho urumva babanza ukarwana n'urwuri Alain hasi utongera kunkoraho Alain please nirinda yinayikomena ahubwo Alain please mbabarira muri kuryame mu urumva ako umukobwa akeneye kubundi wavuye aho ngaho akaryama ngewe ntabwo utankoraho muhagurutse aho ngaho muhagurutse aho ngaho uyu mukobwa nta muntu uri bunkoreho ndihagurutse mwanyicaje hano okay ngaho nimba udashaka guhaguruka katuya gushireho urahaguruka ntabwo uhaguruka haguruka ndakubwiye ngo cyane cyane wowe ibi bintu ushaka uburyo bikora sinzongere kugaruka muri iyi nzu ngo nsange akavuyo kameze gutya ahubwo se wafashe utwawe ugataha ariwe babu wamfasha kumuryamisha ko byananiye mfasha basi terura ko kaguru hano ikibazo ni ahangaha ku mutwe mwegura akamutega umusego ufata umusego w'umutego ariko man babu ibi nibyo tuzadoramo koko ibi nibyo tugiye kujya duhoramo nyamituza ngiye gushaka umuti w'iki kibazo sibyo kuko nanjye birantunguye umva mbabwire kambabwire babu uri umuntu mukuru uri muzima ntiwanyweye nkane mbabara ndagusabye ibintu murimo mubireke ubu arazaza yasinze nawe zana indaya nimba ari indaya nimba ari girlfriend wawe sinkeneye no kubimenya umukobwa umeze kuriya babu ukuntu nakwizeraga ntabwo rero wanenguha gutya we nari mutangiye kunenguha muri gukora ibintu ntatekerezaga ko mwankora
basi munyirukane neza mureke kunyirukana gutya nk'ikigoryi nk'imbobo man ibi bintu muri gukora ntabwo ari byo sinakubwiye ko ngiye kubyitaho ibintu byose biri burangire kandi neza njye mbabajwe nuko arataje ari muzima ngo arebe ibintu biri kuba hano nicyo kintu cyonyine kimbabaje yari kuba yabikemuye byanarangiye humura sibyo babo Seko nakubona kandi nano munsi yo mu gipangu cyo kwa boss. Nese waje kwiparikira isiko nari nahagaze hanze y'igipangu. Aho nyumve uzi umwanya mamaze. Riba icyo gipangu cya kindi cyo kwa boss munsi yaho neza. Aya nawe ntugakabya kureka nkubwire. Uri umuhanga kuri mashini ariko ibindi byo hanze yawe byarakunanira kunyera dufireme gusa. Shayi huti cyana nsizo kitamforomatira mashini. Nibyo mbona. Ay. Refresh. Kumva wana kuki. Bonsuza uhagaze hariya nibyo byiza. Ntabwo wansuza uri inyuma yanjye kamwe mugomba kunsuza uhagaze hariya. Nagiye kurabizi ko byanga. Ngwino hagara hano. Ako se ngo nuko nsuza koko. Nta nakabizo koko nibira uryo wansuzamo. Akoreka mubwire di. Njye ujye umbabarira. Urabizi turi abasheri turi inshuti ariko byo muri karitsiye. Oya ariko wowe mereza ibyo nagutumye witangira kuzana inzayigirayo. Reba viyamanutse hano akasanga turafatanya. Iki gitondo yabagiye koko. Wese ugiye nako uranzaniye. Uranzaniye kakaporo. Kakaporo. Cyazo ni ukungora. Iyo mwengo numuzanira kaboro umvugisha neza unaseka ariko nagwamagara nta kantu ndi bukuzanire. Nese ubwo urumva ubaye mu gentleman. Nese ubwo ya nijoro nagwamagaye umvugisha iminota niba ari 2 niba ari 3 uhita umbwira ngo buretse gatoya none mu gitondo nagwamagaye nkubwira ko hari ukuntu ndi bubigenze kuri agonda nakwemereye numva ufite ibintu by'ibyishimo kuki utajya ugira ibyishimo nta kantu ndi buze kuri ukuntu tubigenze. Sugo wawitetesha kuri ibyo bireke aho gasangira hari dufireme twaje. Reka mubwize ukuri hari filime zasohotse 3 nimugoroba. Urabizi yuko ubundi meruka kubaka muri kadi kanjiga 8. None ndashaka kuzakuzanira njiga 32. Mwana wanjye Akantu. Ay kagenda ngiye iyo mitete yawe niyo nanga mbwira rero. Kakantu kari. Kwagiye ko kwigira nk'umwana. Ubu nzajya neta nawe utete. Reba ibyaka byose undusha. Shamereza. DJ. Koraho neza nyine. Icyo nicyo dupfa buri gihe wamaye nkagenda iskomani view gashaka kucana. Oya, reka nkubwire. Gena tuye dupfana ku mafilme. Icyo ngusabye ikime kuko nyikwatse. Ariko nukanzana iyo mikino. Urabizi yuko nkukunda. Sibyo se? Hari undi musore gukunda nkanjye muri karitsiye. Ntabwo urabinyereka neza. Ntabwo ndabibona. Ngaho basumiriza nk'uko tubigenza. Akwe wagiye umbabarira. Ubu ugiye kumumirisha izi saha. Oya humiriza nk'uko tubigenza. Ako kundi nkwemera weho. Ngaho kanura. Sana hano urakoze. Nasugo nurakoze gusa nta n'ikindi urenzaho. Wamungwe ntukajya stress. Nta no gushimira umuntu. Ahubwo bayi wowe ndi nuko nguko ugenda. Ntabwo ari uko ngenda shushwange wagiye umenya ubwenge. Njyewe ndi buze kuza umereze filime cyangwa uze kuza kugafata wongera ugenda uzinshyireho uzingarurire. Sibyo? None se ubwo ngo kugiye sharishe uraza gucagingisha urayikura he? Ngaruka zanyifate. Oya uze kuza ndahegwa ni mugoroba ninjoro. Umva ntabwo ndi buza ubwo uri buze kwizana kandi utsange ku gipangu none. Ku gipangu? Ninjoro. Yego. Saa moya. Nari cyasa minute. Ngore bana. Toka. Kose koko. Iki se? Sana cyo turasiye.
ese bebe ko muri wowe uyu munsi waramutse washaririye bimeze bite? ntashari asubikiza nabonye muri iyi nzu n'ikiye ku buryo cyane anshimisha. Ariko bebe please ushatse kumbwira ko warakajwe n'iki? Niki se kitandakaje ahubwo mu byo nabonye byose? Ese baburika nkubwire, ntago ufite imyaka ihagije ubu ntabwo ushaka kubwira Alain akajya kwibana ngaho umusinzi ngaho umusambanyi ngaho ajereye nuko inzoga yagwiriranye? Ibyo ni ibiki subwo? Ibyo bishatse kuvuga iki? Erega wibuke koko kuba nahagarika kubana na Alain ntago byaba ari umutima mwiza, sibyo? Kandi uyu munsi Alain ntago aba hano, ntago acumbitse, sibyo? Turi mu buzima twavanze, sibyo bebe? Kandi penda kubwiza ukuri ko kuba akora ari amakosa ntago bisobanuye ko mubereye inshuti nziza namurekura. Ngomba kumuba hafi kugira ngo nyine abashe no kwisubiraho. None ukaba wumva se ngiye ibyo ngibyo nzabyihanganira? Ntago bishoboka, ntago nabyihanganira. Ese ubona ahazaza hanjye nawe ejo hazaba hameze gute? Icyo kibazo ufite nawe njya nyibaza, ariko njye nawe n'Imana nizi ibyo tugomba gucamo uko byagenda kose. Kandi ikintu cya mbere ngiye nakubwira ni uguca bugufi, nibyo bizajya biduha guhuza. Kuryamye hano gusa icyakuryamisha ngo urakizi cyangwa ntacuze? Ubwo nawe akabajije ngo kuryamye aho ngaho. Mwanaje mu ntebe na papa. Twakuraje mu ntebe se mu biki ko wowe ubwawe wahiraje? Urazasinza abaye ibyatsi kuriya ukumva nabwo ufite wowe, ahubwo wagize n'amahirwe uraharyama. Akaguririya akabukiriya kubera inzoga. Nasinze. Nese uko uri muzima ubundi? Wasinze se ibyo wari ukunywa n'amazi wari ukunywa? Tekereza ko ari amazi wari ukunywa. Urangiza ukaza utesha abantu umutwe. Umukobwa nk'ibiki? Biriya byose wari kuvuga ngo ni inzu wari kutubwira ko tugomba kwishyura mbere randiro data duhagaze hejuru. Ni stock yari kutubwira duhahe. Umukobwa Alain, urareba ikintu umukobwa n'icupa biri bukuzanire nutagabanya inzoga zawe. Ibyo njye nabivuze. Ninde se ari kuvuga? Kubeshyira. Igihe usanga Hari usanga iki? Hari usanga akaba nyine ari nk'inzoga ziziyo binkoresheje. inzoga se kuki inzoga zigutegeka? Ari wowe ari n'inzoga niki gitegeka ikindi? Njye nago nakubujije kunywa inzoga, sinabikubuza kuko no muri yaranditse ngo vino ni umukobanyi, ariko ushukwa nayo. Kuki gushuka ale? Nese ubwo urumva umuntu muri Bibiliya yaragiye kwandika ngo vino ni umukobanyi witamushutse. Niba yaranditse ko ishuka abantu gunya. Ari wowe na vino niki? Ari wowe n'inzoga niki kirusha ikindi ubwenge? Inzoga ikurusha ubwenge. Ari wowe nayo niki kimwe kindi? So yinywa kuki se utageranya wumve ngo mu mutwe wawe bimeze gutya basi kangabanye reka ndekeraho? Ndumva bitangiye kwanga ku buryo ale uzano muri quartier uri kugwa ubundi se wamenye uburyo watashye wabimenya. Gusa nyine ngiye sinibaza impamvu ushobora kurakarira Alain. Ndumva ari nawe watinzeho cyane kandi ikibazo bakakigiranye na sheri we niwe mwahaririye. Uravuga iriya ndaya ako gute wemerera Alain mukabana yangiza akazana n'abakobwa muri iyi nzu ampisi bakarara no ku gitanda cyawe? Ngaho mva ko kavuye kuzuye muri iyi nzu warangiza ngo nababajwe n'iki? Ngiye basi mbabarira. Mubabarira iki? Ugomba gufata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo, ugafata icyemezo ukagira bimwe uhindura mu buzima bwawe, kubera ko ndumva ntakomezanya nawe n'aka kavuyo kenshi cyane ufite. Ese bebe uratekereza ko ubuzima ngiyewe ndimo mbwishimiye? So
erega wibuke ko Alain ni umuvandimwe ndamwirukana ndamusohora mu nzu abeho ate kandi uzi ibibazo afite kuki mba nagerageje kuguha ubuzima bwacu AAZ ariko ntushake kunyumva mwicaze rero mwigisha ahinduke kubera ko bitari ibyo njye ntabwo nabyihanganira niba si umuntu mukuru se we ntatekereza afite ibyo bibazo kuki se we adatekereza nyine avuga ati wenda umuvandimwe yaramfashije bimeze gutya na gutya ugomba kumwicaza ukamuganiriza ukamubwira ko agomba guhinduka ariko rero ikibazo wigishyira ku mwana w'umushyitsi waje sibyo ikibazo ni icyacu ariko sinibaza icyo uri gupfa n'uriya mwana w'umukuru ariko nawe ugomba kumwigisha discipline yarangiza akaza munyambariye amasume ngibiki ambwira uko yishakiye niba ari uyimaranye iminsi kubizi ko sheri we Alain uriya musista yemerewe gukoresha igikoresho cyose kiri mu inzu kuko Alain ni umuvandimwe ese ko mbona ushaka kumunsuzuguza no ntabwo ari ibyo nshatse kuvuga kubana ni ukubahana yewe hari n'amakosa ubona ukirengagiza sibyo ntabwo ngiye kuba tubana akantu kose nzajya mba nyamwigendaho ko ntabwo rwaba ari urukundo please nk'umukobwa wanjye ngo mgurita ngo sha inzoga n'umukobwa nibitagukorera ishyano Alain njye Nyampinga ndi hano pe hako ngewe ngo buri kundenganya niba ejo naravuye hano ko icyo nibuka nuko ngiye navuye hano urumva ndagenda nta na gahunda mfite rero umuntu wanguriye icupa rimwe rya mbere niwe wangoye kugira ngo n'ubundi birangire nsinze ubundi kamubaze ko wavuye hano ugenda nta gahunda ufite yo kunywa inzoga abazimu bakuzukiye gute yo kujyana mu nzu nawe utari hari suzu ko nagwa mubwira ngo uracyari kumwe na wa mugabo wavuye hano njye nagiye kureba uriya mugabo ugenda nahari kuba waragiye hari si ikibazo ahubwo ikibazo ni iki ngiki wagiye nta nzoga ugiye kunywa ugiye mu kabari hari ubwo ariko wari ugiyemo uzi ngo hari umuntu ujya ku nzoga abishaka cyangwa agira uzute ku buryo uzinywa zikakuyobora zikakugira ikigoryi gutyo se Alain uri muri kibro wumva barazese inzoga kubera iki nuko umuntu ayinywa yarangiza ikanamuyobora nye neze kuki bavuga ngo inzoga nakaga utekereza ko abantu bose banywa inzoga se bamera nkawe bataba bameze nkawe hari umuntu uzinywa akamenya kuzikontrola kuko iyo unywa inzoga zikawukontrola kugira uzikontrole ariho n'icupa niki kimwe kindi ko ariko nakubajije ntabwo byakuyobeye nakubwiye sinkubujije kunywa inzoga nywa gake ushoboye kunywa inzoga ukaba nk'ikigoryi akagupokiriya akaguririya uretse ibyo byo gusinda hari ibindi nakoze bibi hari ibindi nakoze bibi se biriya bigore uba uvugana nabyo ibigore wavuganaga nabyo waje uvuga byumvikane ko ari ukuvugana nabyo wavuganye nabyo mbere yo kujya mu kabari Alain mbabarira wavuganye nabyo mbere yo kujya mu kabari numfatanye na babu n'abakobwa be mfatanye nabo sibyo Alain numfatanye nabo we mbwira aho gatumbwira babu yankozeho gutya ndahita nkwereka niba yaguprofise ndi hano ubu nyine ugiye guhita ushishikazwa n'icyo babu yakoze kutashishikajwe n'inzoga nkwe ubundi kamubaza Alain njye wamvanye iwacu Rubavu umvanayo mani kugira nze hano unyicisha agahinda kugira umbabaze nibyo ushaka basi nanditse ko ibyo waje kureba tutarabibona ubwo nyine nibiba byabonetse kumfasha nabishoboye sibyo unyuze hano uragiye urasinze utakagiza abakobwa bawe babu nawe hano yinjije abe ibyo bintu ngenda bivamo mwanyirukanye neza mutanyirukanye gutyo ko muri kunyirukana nabi nk'imbobo iri hano iwanyu yanjye urabizi ni ukuri ko Imana Nyampinga nkubwiza ukuri uretse kuba ko ngako kabayeho wenda icupa rikanyobora ariko nyine ibyo bibaho ku mugabo wese niba icupa ryanyoboye ntabwo bivuze ko ngiye nakurambiwe kandi urabizi ko ngiye ngukunda uretse iryo cupa nyine ryagize ariko nta kindi kintu ngiye nakoze kibi ukora
ukora bibi cyangwa ukora byiza byose birangana. Njyewe waramututeze. Namutse neza baba usumusize. Babara cyajyana ko tuzindukiye se na mama. Amasaha. Ko baba yatinze kubyuka. Byagenze bite none? Yatinze kubyuka ubwo yaryamye akererewe. N'amasaha y'uyazi. Kuyamenya ntabwo nabura kuyamenya kuko tuba turi kumwe mu nzu. Usumva umuntu igihe aryamye nta biyoberwa kuko umuntu tubana. Ariko ni nabyo arata. Waramututeze. Ako reka mubwire. Nanjye mba mbaramukiye mukunda. Uri kubibona nawe? Nari nkize ntabwo uri kubibona. Nawe wabibonye ko uba turamukiye. Shamba nawe baramukiye. Okay, uzasubireho rero n'uzajya turamukira. Ibyo uza bukeyemo gake. Ariko mwe nsigaye mbona nta n'ikibazo cyawe muri uru rugo. Gusa ikibazo cyanjye ubundi cyaba ari ikihe koko? Gavuje kuri nawe. Ukizanye ntakibonaga ariko kuva naramenye ko na babu nta aferi mugirana. Ubu naratuje nta kibazo nashira tuzongera gupfa kugirana nini. Mbese niza warakibonaga hanyeza ikintu nigeze mutwara. Narabibonaga bose ko nabonaga bagukunda mukunda. Ahubwo mbwira. Babu na Alain. Si Alain gusa wikunde. Ya bose ni inshuti zanjye bose barikunda nta kibazo. Ndabizi ko na Alain bita. Cyajyana ndumva twabireka. Meze neza sawuko. Meze neza reka twibugiye ku bya babu. Mbese we babu ko cyatinze kubyuka. Zagenze. Babu yaryamye akererewe. Yego. Sha. Ako wewe ujyana ku babu ari mwiza. Ntabwo njya mbyitaho ariko aragerageje ntabwo ari mu binambwe na mwiza. Ubwo nawe utangiye kumbeshya. Ujya ntabwo nakubeshya. Nibyo? Ahubwo se kuko ukunda kumbaza babu cyane ubwo kuko nta mahoro kuri babu. Namukojeje cyane. Ndi kumva kumumbaza cyane. Sha nyine babu urebye. Subu nabyita crash. Ariko none Imana igira neza. Ubwo umwana nkaho urumva ukeneye crash. Uri gucrashinga nyine ujya ukajya unyita umwana nawe. Cyiza numvaga basi waza gusaba uriya mu system. Ariko noneho indi umusaye imbabazi. Ese ubundi we na Ari yabahaye iki ku buryo umuvugira bigezaho? Indi umusaye imbabazi. Ngiye musaye imbabazi. Byibagirwa mutwe wawe. Baby. Kubera icyo uri guhinduka. Mpinduka gute? Ntago nahindutse ndacyari wa wundi. Ahubwo nimwe mushaka kumpindura. Mutsuzuguza ngo musabe imbabazi. Nawe genda umubwira azansaba imbabazi. None se ubu biriya bintu wamukoreye naza kubibwira Alain biragenda bite? Ibyo ntago bindeba. Ese uzajya urebana gute na Alain? Ntago bindeba yabimubwira atayimubwira ntago bindeba. Ese ko numva ahubwo ubafata nk'ibigirwamana muri iyi nzu. Ko mba numva nkubwira amakosa yabo ukavuga ngo ibi nibi nibi. Nge ntago mafata nk'ibigirwamana ahubwo ndabubaha nk'abantu tubana kandi bari mu buzima bwanjye. Umuntu mubana mu nzu abakurutira umuvandimwe mwotsi ibere rimwe. Sibyo turira ku isahani imwe twoga isabune imwe twambara inkweto please. Kubera iki niba wumva ko nkunda unyubaha utakubaha umushyitsi waje mu rugo utakubaha sheri wa Alain aricyo bigutwaye? Namwubaha gute se nawe atiyubashye? Basi nkora iki? Babu icyo gukora nawe urakizi. Si ngombwa ngo bisubiremo. Niba nkunda unanyubahisha. Icyo gukora nawe urakizi. Sura umuntu mukuru se. Ese ubwo wana ndi umwana gute we? Ubwo se nuko akundusha amabuno indeshyo. Oya ngamba bayiramo mukuru. Nabivuze. Ntabwo kimeze nk'uko waje. Oya na mutima mubi nawe urabizi. Nuko mba mbona uri umwana nyine mba mbona ukiri mutoya. Iby'ubuto tubireke mbabara tubiveho
uyu munsi nabyutse neza nje kuraba babu nyine mba ngomba kubasura nk'umuturanyi mwamenye uko mumeze tumeze neza rero natwe nta kibazo urumva nyine babu ukuryama ukabura ibitotsi ibyo bireke nawe ntabwo bihuye witserereza ariko nyine uzatetse icyayira ntabwo ndabiteka ariko mukanya ndabiteka rata ntukagiteka atarabyuka n'ese undi ko yatinze kubyuka sinakubwiye ko yaryamye akererewe nyamara ibyo bintu sinsanzwe mbimuziho babu ntabwo usanzwe ubimuziho ngo pe ariko vugisha ukuri mbanza ukunda babu nyine oya nyine ndamukunda mukuntu pe babu si mwiza se none se kankubaza ntabwo uzi ko babu afite girlfriend babu afite girlfriend ndetse ntabyo uzi ikibazo nari mfite yari wowe uwo wundi nta wundi nzi nta n'uwo nkeneye ngaho noneho babu rero afite girlfriend noneho uwo mu girlfriend bari no kumwe bari kumwe hano mu nzu umva nyami bitangira kunenya na sheri wanjye ndakwinginze kujya se ubu naguteranya na sheri wawe we ngo mutware none ko uri kumubeshyira ugenda ndakubwiza ukuri babu uramukunda kuba umukunda si ikibazo ariko babu afite nawe uwakunda bari kumwe oya ukajya ubeshya ubwo utangiye kuneranya na sheri wanjye kandi navuze ngo nangiye kuwukunda none nibyo utangiye kuzana nyame niba guteranya byo ubifite mu mico yawe nta nubwo warara muri uru rugo noneho ngena nabikubwire iki ngo baba afite sheri uvuye kidumba va mukobwa babu na Alain nimba bayita kidumbaye wirirwa na kuntu twirirwa dushyogozanya wishaka ko nawe ujya muri uwo mubare oya ntabwo najya muri uwo mubare nuko sori gatoya nuko nari nyine numva bari kwita cyane ubwo nyine ryari rincitse ko sori gusa reka nkubwire ntabwo nakubeshya ndabona uri umwana mutoya ejo hawe ni heza wikwangiza ubuzima bwawe ukunda abantu batagukunda sibyo ubwirwa n'ikintu mbatanga ndi ukubwiza ukuri ariko ukwe kuri ni ikihe kimenyetso kigaragaza ko baba afite sheri niba atari wowe ahubwo ubwo uri kumunyangisha kugira umugumane abakobwa twarabamenyesha wera tusi uri mu biki ubu se urabona ndi mu biki umwanda mugira gusa ubu iyi myenda urabona isa gute ngo mufite za bakobwa mu nzu no gusora imyenda ngo ifire biba byamunaniye imyenda niyo ifite ikibazo cyangwa ni wowe Ladusi please ibi ni ibiki kandi narabivuze ngo nayanjye icyo ni igiki nkwiye hano mu kabati iyi nzu nta mukobwa urimo mana yanjye koko ese babu ukoze ute koko uremwe ute muri wowe njye sinibaza ikibazo ufite iyo myenda uri kwihigamo ibiki ndi kukubaza ngo amakariso y'abakobwa agera mu myenda yawe gute nta kabati kabo bafite kuki atashyira mu kabati kiwe akaza kuyishyira mu myenda yawe urabizi neza ko iki cyumba bamaze iminsi ariho bararamo kuki ari cyo bararamo nta cyabo bafite nta cyabo wabahaye duse waretse kumvanga kuki umuntu aguha amahoro ugashaka kubyuririra amahoro wamaye ni ayahe ubu amahoro wamaye ni ayahe kuva nagera muri iyi nzu hari amahoro wamaye wowe ako kabati ukinjiramo igihe kingana iki usanzwe uzi ukajya muri ako kabati none ko bidasanzwe kuki utari gutekereza impamvu nakagiyemo ikibazo cyabaye umushyitsi kandi ndakeka uri guhiga ibyo uzi niba uzi ko iki cyumba kimaze iminsi kiraramo umukobwa urimo urajugwe no ku bindi sibyo navuze wagira ngo banaguhaye juju gute se nyine abarara mu cyumba cyawe ese kankubaza umukobwa witwa Laduse ntabwo umuzi Laduse yanshinze yagarutse aha ese Laduse se bari kumwe mu nzu ngo ngwiki Laduse bari kumwe mu nzu babu ntabwo yabinywa iriya mana nyagasani we kare agashinze narakiyamye bushize ndagateranya na babu none kagarutse gate ese urumubaza ikibazo nayo mfite yari wowe none na Laduse yiyongereyeho mana nyagasani ndabigenzane njyewe rero wingira ikibazo umusore ukunda nta kintu mpangana nawe nta na gahunda mufiteho nta ceceka ahubwo we yiboneye ikindi cyana kimeze neza kuki uri kwitwaza icyumba uko ubizi hari igikoresho na kimwe kirimo hari ikintu na kimwe uzi yari yagura niba agize umushyitsi njye nanirwe kumwubaha nk'umuvandimwe tubana watuje niyo mpamvu uri kunsuzuguza bigeze aha
niba ugize impuhwe y'iyi myenda itameshe mbere yo gutaha ubanza uyifure. Uvuze ngo iki? Njye se ndi umukozi wawe. Ngenda umukozi wanyu njye nshinzwe kuza kubafurira. None uriya mwana wundi kuki ushaka kumugira umukozi wacu? Si umukobwa mubana muri iyi nzu. Umukobwa bisobanuye iki? Ntabwo yakwibwiriza ngo afate imyenda yifure. Ndakubaza. Uriya mwana w'umukobwa muri gupfa. Ntacyo mfana yuko uko nta hantu muzi. Nuko yaraye muri iki cyumba. Babu Sorry. Babu Reka gusakuriza abantu baryamye. Babu sonde guhamagara. Babarira reka guhamagara abantu baryamye reka kubasakuriza. Sibyo? Uretse. Umva mukobwa. Umva nkubwire. Wongeye kunywa ubu narakaye. Sorry kabisa mbabarira. Babu sokana niyo nshinzi yawe. Reka gusakuriza abantu sha. Sinakubwiye bararyamye. Wajya wihangana. Genda ubahamagare rero. Ngende mbamagare. Ngende nkangura abantu biryamye bari mu byabo. Kubita mama reka sinza ndakabasha ariko Babu arambona. Babu sohoka ngwana uwo mukobwa. Umva mubwire gatoya. Reka gusakuza. Ceceka ariko wowe wacecetse. Wajya utwara ibintu gake. Ariko bana mwifata gute? Njye ndashaka umbwiza ukuri. Kuko ndabona ikibazo atari imyenda gusa. Uriya mwana w'umukobwa muri gupfa iki? Ntabwo ari we ndi kubaza. Reka ndabizi neza kuri ya mwana atari uwa Ale gusa. Ariyo yagiye rega nawe ndabizi. Hari ibyo musigaramo. Kuko uburyo uri kumuvugira ntabwo ari shyashya pe. Ntabwo bisanzwe. Ahubwo ufite icyo uri kumisha hagati yawe nawe. Icyo rero nicyo nshaka kumenya. Dose. Ushatse kumvikanisha iki? Urabona ukuntu wigize nyone nyinshi. Urumva wifuza amahoro hagati yanjye nawe? Wabinyemereye se? Wabinyemereye? Urumva ushaka icyo urifuza iki? Icyo nifuza nawe urakizi. Nshaka utandukana n'iriyanjye ngira ngo ni Ale agasohokana n'iriya mbobokazi yiwe hano muri iyi nzu. Uri kubyumva neza? Naka kavuye kose gahari. Ariko mwana none uyu munsi naganye. Babu uri hehe niyo ndaya yawe? Babu musohoke. Mbivuga. Woninde. Erega n'ubundi barabimbwiye. Mu gihe wumva yuko ugifite imyumvire imeze gutyo yo gushaka ngo bambwiye ngo uzarwara igifu uzarwara n'umutima wawe. Ibyo byose niwo zawo binteye. Kandi njya guhangana muri ya shoreke yawe. Ushobora kunyumva cyangwa izo ndaza zakugumanya. Sokana n'icyo gikobwa.